Nshuti bakunzi bacu twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro atangira ubuntu bibane n'imitima yanyu. Amen. Twongeye kubashimira uburyo mudukurikirana hano ku Channel indirimbo nshya. Tushimiye uburyo mubana natwe kandi mukanabitwereka. Nanone turi kumwe n'umutumirwa wacu nitwa Jean Joseph Mbonyubwabo. Tumaze kumenya ni Jean Joseph. Rero ni karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu reka tube twagize Imana. Nawe Imana yacu turagushimiye turaguhimbaje wabanye n'ubugingo bwacu, tugushimiye imigisha waduhaye guhumeka. Nuko rero kuko waduhaye ibi byiza ukaduha n'impano yo kuba tugihumeka, turagusabye kugira ngo uduhe kukuvugira kandi Mwami Imana dukoreshwe n'Umwuka wera kugeza ubwo uzagaruka ku ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu munsi se ni ikihe kintu twaganira kugira ngo kidufashe kandi gifashe n'abadukurikiye? Uyu munsi mbanje n'abasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro n'ubuntu bye bibane natwe. Uyu munsi tifuza ko tuganira ku mateka, ku mibereho ya Eliya, umuhanuzi Eliya. Turebere hamwe uburyo yabanye n'Imana, uburyo yahanganye n'ibigeragezo mu murimo yarimo gukorera Imana, ariko turebe n'uburyo yageze aho agacika intege, kimwe n'umuntu, kimwe nanjye nawe, ariko turebe uburyo yabyifashemo. Ibyo byose tumaze kuvuga mu gucika intege kwe, uburyo yatabawe, n'ibyo ngira ngo tuganire. Ariko se nguciye mu ijambo umuvandimwe Jean Joseph, ngira ngo nta usobanurira ukuntu umuntu usenga umuriro ukamanuka mu ijuru, umuntu uvugana n'Imana imbona nkubone, ni gute acika intege nkanjye nk'umuntu usanzwe? Birashoboka ko Eliya we aho yarageze nta kuntu atari gucika intege, kuko icyambere yageze hariya bayumva ko ari usigaye wenyine, yibwira ko ari usigaye wenyine. Rero kubona mu gihugu cyose wibwira ko ari usigaye wenyine kandi uri guhigwa n'umwamikazi wari ufite imbaraga nkuriya, nta kuntu atari gucika intege. Rwose nubwo gusenga ntabwo bibuza umuntu gucika intege, na Yesu ku musaraba hari aho yageze aratakamba ati Mana yanjye niki kikundekesheje. Ndetse kubwe hari aho yavuze ati kubwanjye umutima urabishaka ariko umubiri ufite intege nkeya. Biragaragara ko nawe yarageze aho yumva rwose umubiri ufite intege nkeya, ntawe bitabaho ageze mu kigeragezo. Ese hari mu rugambiro rw'Abami igice cya 19 hari aho wadusomera yenda ku mirongo mikeya tukaza mu gitekerezo neza? Hari imirongo nkingahe ngira ngo tuganireho yenda yatuma twumva neza iki gitekerezo cya Eliya, uburyo yahuye n'ibigeragezo mu murimo we, uburyo yabyivanyemo, n'uburyo yacitse intege, n'uburyo yatabawe. Turebe urwambere rw'Abami igice cya 18 ku murongo wa 26 kugeza kwa 30. Handitswe ngo nuko bazana imfizi bahawe barayibaga, maze batakambira izina rya Bali uhere mu gitondo ukageza ku manywa y'ihangu, bavuga bati nyamuna Bali twumvire. Ariko ntihagire ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati erega nimutere hejuru kuko ari Imana, yenda ubu iriyumvira cyangwa hari aho iganye, cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye, ikwiriye gukangurwa. Barongera batera hejuru bikebesha ibyuma n'intambi, nk'uko basanzwe babigenza, kugeza aho amaraso yabereye imishori kuri bo.
dukomeze ku murongo wa mirongo itatu. Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Katukometse gatoya ku murongo wa 36 kugeza kwa 38. Nuko ageje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Amen. Enda hari indi mirongo nanone nyingahe ngira ngo dusome kugira ngo twumve dukomeze kumva neza context ibi byabereyemo. Tukoye dusome mu gitabo cy'Abami igice 19 ku murongo wa 3 handitswe ngo Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga bakize we yikize ajibera isheba y'Ubuyuda abariho asiga umugaragu. Ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10 naho haravuga ngo agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho aramubaza ati Eliya we urakora iki aho? Nawe aramusubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Inyange nyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Amen. Atekereza ko aya magambo asobanura neza muri make uburyo Eliya yakoreye Imana, yagize ishyaka ry'Imana, ariko bigeze igihe acika intege nk'abandi bantu bose. Hanyuma Eliya amaze gucika intege rero niho Imana yamutabaye, kuko yageze ahantu munsi y'igiti cy'umurotemu yamaze kwisabira gupfa n'umunaniro n'inzara n'urugendo n'iki, yiryamira aho ngaho. Hanyuma mu gihe yari aryamye asinziriye, marayika w'Uwiteka araza aramukomanga ati Eliya we byukurya. Ariko urumva ko Imana igira neza, Imana igira ariko aho ngaho ugeze kure yaho banje watubwira ahubwo uburyo impamvu yarahunze. Impamvu yarahunze yaramaze guhesha izina ry'Imana icyubahiro, amaze gusana igicaniro cy'Uwiteka, amaze gutamba gusenga umuramanuko mu ijuru uraza utwika igicaniro. Bari biriwe abatambyi Babayari, abahanuzi Babayari bari biriwe batakambira Abayari bayibwira ati ko igitangaza utwika iki gicaniro. Nuko bigeze mu masaha ni munsi Eliya atangira kubakina ku mubyimba no kubashinga aterega ati Imana yanyu yazindutse cyangwa yasinziriye. Batangira kwikebagura bagira guterekata, ariko sinjushanyo. Ariko umuntu muzima apfukamira igishushanyo kitabona, kitumva, kidahumurirwa, kandi akumva arafashije, arabizi neza ko cyabumbwe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ko cyabumbwe mu ibumba ritavuga, yakigera imbere akakibwira ibyifuzo bye. Ariko n'ubu njya mbibona, n'ubu biriho rwose, n'ubu ndabibona. Umuntu agera imbere y'ishusho ukabona ayihaye icyubahiro. Ese biriya n'uguhuma amaso, n'ubujiji n'iki? Se ni ishusho gusa, hari ntekereza ko n'ubutunzi hari nabwo bwabaye nk'ibishushanyo bibazwa. Umuntu akumva ko amafaranga, akazi, ndetse hari n'igihe n'urugo narwo dushobora kururamya, cyangwa abagore cyangwa abana bacu tukabaramya. Ariko se ibyo ubona bikabije. Ese kubona umuntu agira imbere y'ishusho ukabona yihaye icyubahiro, ukabona kuko ishusho rimwe mu ibumba n'umwana w'umuntu. Iyi shusho ntiyumva, ntinyeganyega, ntihindukira, ntiyicwa n'imbeho, mu mvura ibiraho inyagirwa, ku zuba ibiraho, umuntu yegenda akibuka kujya none si kurema kw'icyo, none si kw'icyubahiro ishusho aba yishyiriye itegeko, amategeko 10 y'Imana. Itegeko rya kabiri ngo
ntukireme igishushanyo kibajwe cyaba gisa n'ijuru iri hejuru mu ijuru cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere ntukabikorera murakoze rwose kuwiteka imana ndi imana ifuha murabaza gukenerwa kwa hasi ariko tugaruke kuri iriya nkuru yero kuri iriya sene yabereye hariya mu kubaka igicaniro byarananiranye Eliya yubatse igicaniro umuriro w'iteka uraza ukongora inyamaswa yari yahatemaguriye nuko icyubahiro gihabwa Uwiteka ahita ategeka abantu bari aho ngo bafate abahanuzi ba Bali babatemagure mbese aho yaba ari impamvu yatumye kuribaza kugira ngo gutemagura abantu 450 ntekereza ko ariyo mpamvu yatumye ahunga byamuteye ubwoba nawe bituma ahunga hari icyamuteye ubwoba kigatuma ahunga umwami ahawe yari aho ibintu byaberaga ariko Yezebeli we yarasigaye mu rugo ahabu rero yaratashye ageze mu rugo atekerereza umugore we uko byagenze aramutekerereza umugore umujinya aramwica arangije atuma umugaragu we kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe ntibuhwanye n'ubw'abahanuzi ejo bugiriye ati imana zizabibona ndetse bikabije inkuru igera kuri Eliya inkuru igeze kuri Eliya hari nk'umuntu nkatwe arahunga aragenda akora urugendo rw'umunsi wose wenyine mu ishyamba none se umuntu wizeye imana yagombaga guhunga ntiyari gutegereza uburinzi bw'imana ariko biravuga ngo umunyamakenga yabonye ibiki bikije ntabwo wabona ikibi kuko ukireba gutya amaso yawe agaho kari ku wundi karahandurika ahubwo mbaza uti ari wowe wabigenza ariko reka nkubwire ubu ngubu waba mu gitondo waba wabyutse ugasenga hanyuma ukagera ahantu ukabona intare ukajya kuyirega imbere ubona uko wasenze kandi ufite uburyo bwo kwicira ukavuga ngo ndagiye ngo nasenze ariko ushobora no guhindura inzira wahindura n'inzira kwicara n'indi nzira yenda yiryamye itanakubonye kwihitira ukigendera mbere yo kujya kuyicokoza rero yabaye umunyamakenga arihungira aragenda ariko igitangaje ni uko imana yabanye nawe mu rugendo imana yabanye nawe mu rugendo yohereza marayika araza asanga asinziriye munsi y'igiti cy'umuratemu nuko marayika aramugaburira aramubwira ati byuka urye Eliya akangutse abona agacuma k'amazi ku musego n'umutsima utaze ku makara ariko buriya n'umutsima ki muri kariya gace bakundaga umutsima n'ubundi mbese ni umutsima nose marayika yazanye umutsima w'amasaka oya ibyo byose ushobora gusanga ari umutsima w'abamarayika ntabwo yagiye gusura simani basanga ari impano yamuzaniye n'abandi ariko urumva umutsima ari amazi n'ayariba yaba ari amazi y'ubugingo se ariko se amazi yo mu ijuru uko yaba ameze kose amazi amwe n'amarayika yaba ari amazi aryoshye ameze neza yasize intege mu bugingo yuzuye byinshi imbaraga zo mu ijuru kuko yarariye bwa mbere arongera ariryamira bwa kabiri marayika arongera amukomanga ati ongera ubyuke ujye kuko urugendo ari rurerure arongera ararya aravuga ati nuko iryo funguro yariye tuzarigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 ariko uribaza kugira ngo urye wongere wiyongeze nurangiza ko yari yagaburiwe na marayika wibuke na Mose ko igihe yamaranaga n'Imana ku musozi w'Imana kuri Horebu yamaranye nayo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa ariko urumva ko umuntu uri muri presence y'Imana biratandukanye mbwira ikintu hano warya byibuze ukamara iminsi 2 utarasohoza nta na kimwe yabona ariko ruharambere yo guhunga nyine nako mbere yuko marayika amuzanira umutsima n'amazi hariya ku murongo wa 9 hari aho batubwira ngo hari ikibazo yabajijwe nabonye kiye gusa n'ikibazo Adamu na Eva babajijwe mu busitani bwa Eden yamoje Eliya we urakora iki aho noneho
we aramusubiza mu ati, gusubiza arasubiza ngo nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota ngo ninjye usigaye nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo bangice. Harimo amagambo nk'atatu navanyemo. Irya mbere mbega irya mbere navanyemo ni kugira ishyaka ryinshi ry'Uwiteka. Se hari igipimo dufite cy'ishyaka tugomba kugirira Uwiteka? Irya kabiri nagira ngo wenda ubisubirize rimwe. Icya kabiri ni iki cyo gusana no gusenya igicaniro cy'Uwiteka. Kandi hariya ku murongo wa 10 mu gice cya 18 twabonye ko yabanje yasana igicaniro. Icya gatatu kumva ko ari we usigaye wenyine. Ibyo bintu nagira ngo ugire icya mbere yagize ishyaka ryinshi ry'umurimo w'Uwiteka. Iryo ni ryo shyaka natwe tugiye kugira. Iyo shyaka rero warigize ukoresha ubutunzi bwawe, ukoresha impano yawe, ukoresha igihe cyawe, ukoresha ikintu cyose gishoboka kugira ngo ukore Uwiteka. Amen. Ni ukuvuga ngo nubona utaba wicaye mu itorero ntacyo uri gukora, nta shyaka ryinshi ry'umurimo w'Imana zo gufite. Ntaryo. Ariko igihe uzaba ukoresha impano iyo ari yo yose ufite, ariko hari umuntu ushobora kuvuga ati yasinze kubwiriza, ati nta mpano mfite. Hari umuntu twigeze kuganira kandi akabivuga afite akazi k'umushahara. Hari umuntu twigeze kuganira rwose ambwira ko nta mpano afite kandi ahembwa buri kwezi. Ahembwa buri kwezi. Oya afite n'amaguru mazima n'umunwa muzima uvuga, afite ururimi ruvuga atari ikiragi. Burya rero azi gusoma no kwandika. Burya rero iyo ufite akazi uhembwa buri kwezi nta mpano ibutiyo. Impamvu gusa impano iruta umushahara wa buri kwezi. Uwo mushahara nawo wakora umurimo w'Uwiteka. Impano iruta ako kazi ni iyihe? Rero tugaruke kuri kiriya kibazo cyo gusana igicaniro. Gusana igicaniro rero twebwe ubu twakigereranya n'amasengesho yo mu muryango. Amasengesho y'umuryango, umugabo burya umutware w'urugo, umukuru w'itorero, kandi itorero ritangira mu muryango. Umugabo rero ni umutambyi we mu rugo. Umugabo afite inshingano yo gusengesha abo mu rugo buri mugoroba na buri gitondo, akabasengesha bakajya imbere y'Imana bakayisaba imigisha. Icyo ni igicaniro cy'umuryango cy'itorero gitoya. Iyo wari ugifite kigasenyuka ugomba kwihutira kugisana. Aho gusange nkuzi igihe umuntu afashe amasaha yose akayamarira mu kazi, ku isabato ugasanga arashyira ku murongo abantu muze tujye gusenga. Ese niba utarabashije kubaka igicaniro cy'iwawe mu rugo ugashyiraho puresha abantu muze tugende, icyo gihe hari icyo bimaze. Ibyo bihwanye no gufata itungo ukarirambika ku gicaniro nta muriro uriho. Iryo tungo ryakongoka rito. Iyo umuriro wazimye ugomba nta nubwo umuriro wagombye kuzima. Umuriro ku gicaniro nta na rimwe wagombye kuzima. Ndumva rero wibuke no mu buturo bwera umuriro ku gicaniro ntiwagombaga kuzima na rimwe. Tubifate se ko byaba ari nk'umugenzo. Icyo kintu abakoze naba ari umugenzo. Ni umugenzo babone ko ndi umukristo ugera ku rusengero mu ba mbere, ariko mu rugo igicaniro cyarazimye. None se ashatse yabyihorera se? Ashatse akigumira mu rugo? Oya, ashatse akakwira rimwe akasinzira rimwe. Oya, icy'ingenzi ahubwo ni uko yakwihutira kubanza yasana igicaniro cyasenyutse, cyangwa umuriro w'igicaniro niwe warazimye akabanza akawongera akawukongeza. Rero ahangaha none hariya Imana yatabaye vuba na bwangu Eliya, marayika yakohereza marayika akaza akamugaburira. Kandi yamara no kumugaburira Imana ikamuha inshingano, komeza umurimo. Ntubigira ubwoba bw'abaguhiga. Komeza umurimo, genda wimika abami, wimika abahanuzi, ubasukaho amavuta, komeza umurimo. Ni ukuvuga ko imbaraga zo gukomeza umurimo yazivanye muri iryo funguro yagaburiwe na marayika. Ikindi harimo umutsima n'amazi, kandi Yesu yarivugiye ngo ni umutsima w'ubugingo.
amazi kandi Kristo niwe jambo, kandi Yesu niwe ufite amazi amara inyota, ufite amazi amara inyota, aganira na mudamu w'umugore w'umusamariyakazi. Wa mugore w'umusamariyakazi amaze gusoma kuri ya mazi, amaze gushira inyota, yaragiye yagiye gukora ivumo. Muze muri umuntu mbwiye ibyanjye, umuntu wanyweye ku mazi Yesu amuhaye, ikirorero yatemo cyose kirahurura. Umuntu wanyweye ku mazi Yesu amuhaye ntabwo ahita ahaguruka akajya mu murimo, akagenda nk'ifarashi. Niyo mpamvu Eliya nawe akimara gufata kunywa ariya mazi no kurya uriya mutsima, yahita ahaguruka atitaye kuri Yezebeli wamuhigaga, aragenda arakomeza umurimo. Dusoza rero tubonye ukuntu Imana itabara abababaye, abana igihe wizeye Imana, ugeze mu kaga, ugeze mu makuba, wihebye, wamaze kwiheba, rwose Imana yiteguye gutabara. Hahandi ugiye gucika intege, nyaboneka ni nk'Imana igiye kugutabarira. Ariko ugiye ku musozo utambwiye niba Eliya buriya atarashakaga gupfa, atarashakaga gupfa, niba kwiyahura, gushaka kwiyahura cyangwa kwiyifuriza urupfu ari ikintu cyiza ku mukristo. Ntabwo nguciye mu jambo, ariko ntabwo ako kantu kwiyifuriza urupfu uri umukristo, wenda ushobora kujya kuri urwo rwego, ushobora kujya kuri urwo rwego ukavuga ati nawe ntacyo maze Mana, reka nipfire, cyangwa mfite uburwayi bwanzonze ndarambabara. Hari igihe rero ushobora kwisabira gupfa kubera ugeze mu mabara ukomeye, ibibazo bimaze kukubana byinshi, ukisabira gupfa, nyamara ahubwo ya masengesho yawe yose wasenze ari bwo Uwiteka agiye kuyasubiza. Ibyiza rero umuntu yakwihangana kugeza ku munota wa nyuma. Urugero rwiza nanone tubona rw'umuntu warwaye akaremba, Hezekiya yarwaye ikirashi kibyimba, ararwara araremba, noneho ahubwo aho kwisabira gupfa yasabye Imana ati Imana imwongerere kubaho. Uwiteka aramwumva, amwongerera imyaka yo kubaho. Inama yo nagira umuntu urimo kubabazwa ni yihangana agiye gutabarwa. Umuntu uri mu kigeragezo icyo ari cyo cyose ni yihangana agiye kubona igisubizo. Kuko Uwiteka ntabwo yishimira kubabaza abana be, ntabwo yishimira ko tubabara ngo tugeze aho gupfa. Kandi Umunyarwanda yavuze ngo kubabara siko gupfa, ahubwo urababara nibyo kuko turi mu isi y'icyaha, ariko Uwiteka iteka ryose yaba yiteguye kudutabara no kutubera igisubizo mu bibazo byose dufite. Mu gusoza rero turasoza dushimira abadukurikiye, tubasaba imigisha y'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabasaba ko mwaduha ibitekerezo muri komenti, ikindi mukakora na subscribe kugira ngo mutwereke ko dukomeze, mutwereke ko turi kumwe, kandi kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bibageraho. Uwiteka